twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel Rwanda Room TV. Uyu munsi nta rujijo rukiri ku banyeshuri bose barangije kwiga, kuko nese yamaze gusubiza kimwe mu bibazo abanyeshuri bose baba bibaza. Amanota rero yabo by'umwihariko bamaze gutangaza igihe azasohokera kuri abo bose bakoze ikizami cya leta. Ahari nawe ushobora kuba ufite ikibazo wibaza ngo amanota yanjye azasohoka ryari, ariko nesa itangazo ryo yamaze kurishyira hanze, ndetse inabwira n'abanyeshuri kuba baba bitegura n'igihe bazasubira ku ishuri, kuko n'itariki tuzasubirira ku ishuri by'umwihariko abanyeshuri yamaze gushyirwa ku karubanda. Icya mbere tugomba gukora ni ukwitegura kuko bisanzwe, kuko nibamara gutangaza amanota nta munyeshuri by'umwihariko aba biga mu wa gatatu hari igihe batangazaga amanota ugasanga babahaye nk'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri bakiri mu rugo, ariko ibingibi ntabwo bizongera kubaho, kuko igihe bazatangariza amanota hazaba hakiri hafi icyumweru n'igice muri bibiri, gutyo abanyeshuri bagifite umwanya wo kwitegura kugira ngo mu gihugu hose amasomo azajye atangirira rimwe. Reka ngo ikaze muri kino kiganiro. Uri kuri Rwanda Room TV, kubwire ngo ukora subscribe kujya tubona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, aho tuzajya tubagezaho amatangazo menshi ndetse n'ibindi biganiro by'umwihariko bigenda bibera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko nabikubwiye rero, itariki amanota azasohokeraho ni ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani, akaba ariho amanota azasohoka, kuko bazakora ishoboka byose bakosore kare kugira ngo umwaka uzatangire kare, ntihazongere kubaho ikibazo nk'icyabaye muri uyu mwaka. Twabonye ko igihe abanyeshuri barangije ikizami ba segonderi bagitangira ubundi, nicyo gihe babaga bari kukirangiza. Rero bakaba bashaka ko kandi igihe batangiriraga by'umwihariko bazongeraho igihe kingana n'ibyumweru nka 2, kuko ngo igihe cyabaga gihari by'umwihariko harimo amakonji cyabaga ari cyinshi, cyangwa se ari iminsi myinshi, bigatuma rero abarimu batabona umwanya uhagije wo kuba batanga amasomo kandi yuje ubuziranenge. Ariko niyo mpamvu bavuga ko rero amasomo agomba kuzatangira kare. Ku itariki bazagera ku ishuri zo ni ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9. Mu kwa 9 ku itariki 9 abanyeshuri bose baba bari abiga interina exterina bazaba bamaze kugera ku ishuri, aho bazaba bigira, kubera ko bashaka ko uburezi buzatangira hakiri kare kugira ngo n'igihe cy'ibizami bya leta wenda kizajya kigera hakiri kare, babikora hakiri kare, babashe kuba n'abajya gukosora bakitegura kare, kandi amanota nayo akazasohoka hakiri kare. Niwumva ayo manota azasohoka ntabwo ari abarangije mu wa 6 segonderi, n'abarangije mu wa 6 pirimeri no mu wa 3 segonderi, kubera ko aribo nyine baba bakeneye guhita ko basubira ku ishuri, kandi amanota yabo akaba atari buzasabe gukora ibintu byinshi. Ariko abarangije mu wa 6 burumva gukora diplome, kweditinga amadiplome yabo no gukora ibintu byose by'umwihariko kubishyira ku murongo, amanota bagiye babona ibiki nyine aba ari ibintu babigiye bigoye cyane. Akaba ariyo mpamvu diplome zabo zo zigomba kuba zitahita yuko ziboneka nk'igihe amanota ya pirimeri ndetse na segonderi turokome azaba yabonekeye. Rero abo muri segonderi mu wa 6 bo igihe cy'amanota yabo azasohokera ntabwo kiratangazwa, ariko ikiba kizwi ni uko mu kwezi kwa 11 kuri kurangira ariho amanota yabo akunze kuba ari gusohoka. Ubwo nabwo nitubimenya nabwo tuzabarabura tubabwire. Reka ngushimire twabanye, ndi Isa uri ku Rwanda Room TV. Ukore subscribe kujya tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.